Ikaze kuri Ezobodi, uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu Pasika yizihizwa ku cyumweru. Ijambo Pasika ubundi risobanura kunyuraho cyangwa kurengaho. Ni ijambo ryagaragaye bwa mbere muri Bibiliya mu gitabo cyo Kuva. Impamvu ya Pasika ni uko Imana yari yaragambiriye gukura ubwoko bwayo mu gihugu cya Egiputa, mu buretwa bari bamazemo igihe. Imana ituma Mose na Aroni kujya kubwira Farawo wari umwami wa Egiputa muri icyo gihe ko agomba kurekura ubwoko bwayo ataha, nk'uko tubibona mu Kuva ibice 5 ku murongo wa mbere. Ngo hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati, Uwiteka Imana ya Isirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Dukomeje muri icyo gitabo tubona ko Farawo yanze kurekura ubwoko bw'Imana ngo butahe kuko bari bamaze igihe bamukorera, yangaga kubatakaza. Hanyuma byaje gusaba Imana guteza ibyago 10 Farawo mu gihugu cye kugira ngo abarekure. Ku cyago cya 10 cyari icyago cyo kwica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, b'abantu ndetse n'ab'amatungo. Nubwo icyo gihe cyari kigenewe Abanyegiputa, ariko kugira ngo ubwoko bw'Imana nabwo burokoke icyo cyago, Imana yabategetse kwica umwana w'intama udafite inenge, maze bagasiga amaraso ku nkomanizo zombi z'umuryango. Ubwo ni bwo buryo bwonyine bwari busigaye bwo gukira icyo cyago. Niho ijambo kunyura cyangwa Pasika rigaragara nanone. Kuva mu bice 12 mirongo 13 na 14 haravuga ngo ayo maraso azababera ikimenyetso mu mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure. Ubwo nzatera igihugu cya Egiputa, kandi uwo munsi uzababere urwibutso, muzawusiririze nk'umunsi mukuru w'Uwiteka mu bihe byanyu byose. Muzajye muwusiririza, ribe itegeko iteka. Imana yashatse kwerekana cyangwa byashushanyaga igitambo gikomeye cyari kuzatambwa kubw'abantu bose ngo bakire urupfu rw'iteka, urwo gutandukana n'Imana by'iteka. Nk'uko tubibona muri Bibiliya, igihe cyose hagombaga igitambo kugira ngo abantu bababarirwe ibyaha, nk'uko bigaragara mu Baheburayo igice cya 9 murongo 22, ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Mu gihe twizihiza Pasika uyu munsi, ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu Kristo ari we Pasika y'ukuri. Mu Bakorinto ba mbere ibice 5 umurongo wa 7b, ngo koko kandi Kristo yatanzwe nk'igitambo, ari we mwana w'intama wacu ugenewe umunsi mukuru wa Pasika. Kandi kuko Yesu niwe wari umwana w'intama udafite inenge, kuko atigeze akora icyaha na kimwe. Pasika itwibutsa ibintu 3 by'ingenzi: urukundo rw'Imana, imbabazi z'ibyaha byacu, n'ubuzima bushya muri Kristo. Impamvu twizihiza Pasika ku cyumweru ni uko ariho ibyo bintu 3 byagiriyeho umwuzuro. Byatangiye ari kuwa 5 mutagatifu, Yesu abambwa ku musaraba akanahambwa. Bikomeza kuwa 6 ari mu mva, byuzura ku cyumweru amaze kuzuka.
urukundo rw'Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga turi abanyabyaha. Abaroma 5:8. Imbabazi z'ibyaha byacu kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro mu Bakorino 2:5-19. Ubuzima bushya ni ukuvuga ko igihe twabatizwaga twahambanywe nawe, kwari ugupfa nk'uko nawe yapfuye, kugira ngo nk'uko Kristo yazutse mu bapfuye ubw'ikuzo ry'Imana Data abe ariko natwe tubaho dufite ubugingo bushya. Abaroma 6:4. Twavuga ko hanze ya Yesu Kristo Pasika nta busobanuro yaba ifite, kandi ni nayo mpamvu yuzuye yo kuyizihiza. Nanone kuko twabonye uburyo Imana yakijije abantu icyago cya 10 cyo kwica abana b'imfura, hari ibimenyetso Imana yabasabye gushyira ku mazu yabo. Twahita twibaza, ese Imana ntabwo yari izi gutandukanya amazu y'ubwoko bwayo n'amazu y'ubwoko bw'Abanyegiputa? Igisubizo ni oya, yari ibizi kuyatandukanya, gusa yashakaga uruhare rw'umuntu mu guhitamo imbabazi zayo. Natwe ab'iki gihe turasabwa guhitamo no kwizera imbabazi z'Imana twakira, kandi twiyegurira Yesu Kristo kugira ngo tuzakire urupfu rw'iteka. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka tuzacirwaho. Mu Baroma 8:1. Mugire Pasika nziza mwese abari muri Kristo Yesu. Amen.